ndacyakomeza kuvuga kuri uru rugendo rugamije gusobanukirwa mu buryo scientifique ibijyanye n'imyemerere. Nkaba ngeze ku gice cya kabiri, kuri concept ya kabiri yitwa symbolisation. Murabona ko nahereye ku ijambo ryubaka imitekerereze nkarizana mu myumvire ya muntu watoranijwe mu bandi kugeza ubwo arisangije bagenzi be maze rigashinga ibyemerwa kugeza ubwo riracyari mu mitwe y'abantu. Igice rero twinjiyemo cya symbolisation kigamije kutwereka uburyo ibyo bitekerezo bigezwa mu buzima bwa buri munsi mu gice cyitwa sensible, kuva muri intelligible nkuko nabivuze, intelligible iri muri esprit, bijya muri sensible yo muri âme ya nafsi, kuva mu byihishe bijya mu bigaragara, cyangwa dore invisible ujya muri visible. Ngenekereje rero mu gusobanura ibyitwa symbolisation navuga ntya: symbolisation ni uburyo umuntu agaragaza ibintu ashaka kuvuga mu buryo bw'amashusho ashushanije, cyangwa se avuga ikintu ariko gisimbuje iki gishushanyo. Urugero, dutanga urugero ku gihugu. Mu gushaka kwerekana igihugu hakoreshwa ibendera. Iyo ubonye idarapo usa n'ubonye igihugu. Iryo bendera rihabwa icyubahiro nk'iyihabwa igihugu. N'ugerageje kurikerensa abihanirwa nk'uwakirenseje igihugu. Impeta ni symbole y'urukundo n'ibindi n'ibindi. Ngarutse mu rwego rw'ibitekerezo, iyo transfer ikorwa ivana muri imaginaire ijya muri, cyangwa iva muri esprit ijya muri âme, iva muri visible ijya muri invisible, ica mu bintu nka bine by'ingenzi. Icya mbere ni ijambo. Hakoreshwa ijambo kandi ryiza. Aho niho havugwa ijambo ry'Imana, kuko kenshi riba ryanyujijwe kuwo yahisemo. Iryo jambo risobanura uko ibintu bikwiye kugenda, ibikwiye n'ibidakwiye, risubiza ibibazo iyo mbaga y'abantu yibaza, ribaha umurongo ngenderwaho, bityo ibyari ibitekerezo bigashyirwa mu bikorwa mu buzima bw'abantu. Icya kabiri ni rite, ni imigenzo n'imihango igaragaza ibiri mu mutwe w'umuntu mu buryo bufatika. Ikiranga rite ni uko ivuga yisubiramo repetitive, cyangwa mu buryo bufite injyana ritme, kugira ngo umubiri wa muntu ubyinjizemo ubyicengezemo. Rite zigira akamaro ko mu bwoko butatu bw'ingenzi. Cya mbere ni symbolisation, kugaragaza cyangwa gushyira hanze ibintu. Urugero, iyo umusilamu atekereza ko Imana ari igihangange akabivuga mu magambo Allahu Akbar, agakora mu buryo bufatika umugenzo wo kwishyira hasi, aba agaragaza ko we ari hasi, Imana ikaba hejuru. Uko niko, iyo niyo kwerekana ariko mu buryo nyine bw'umugenzo cyangwa bw'umuhango. Icya kabiri, akamaro ka kabiri ka rite ni icyo bita guhererekanya no gutuma biramba, iyo bita transmission et pérennisation, gutuma biramba. Abahanga bavuga ko igituma ibintu biramba si ukubishyira mu mihango no mu migenzo, kuko umutwe utegeka umubiri kubishyira muri wo, icyo bita incorporation. Ngo si ibitekerezo bituma ibintu biramba, ahubwo ni imihango ihoraho ituma biramba.
byo amasengesho n'ibintu nk'ibyo nibyo bituma nyine ibintu by'idini bigumaho, ubivanye ubihagaritse n'idini ryahagarara. Ikintu cya gatatu, akamaro ka gatatu ka rite nicyo bita ubufatanye n'ubuvandimwe, solidarite fraternite. Gukorera hamwe ibintu mwemera mwumva kimwe biri mu itsinda ry'abantu, ikintu cy'ubufatanye. Mboneraho mvuge ku kintu abayisilamu bavuga ko isengesho ry'imbaga rigira agaciro kuruta irikoze ku giti cy'umuntu. Ibi ni uko iyubakwa rya teolojiya bari bataramenya isesengura nk'iri ry'imibereho ya muntu, naho ubundi icyo bivuga ni solidarite bigamijwe sakana agaciro imbere y'Imana. Ikindi gikomeye kurushaho kijyanye n'isengesho abayisilamu bakunze kwigisha ko isengesho ari itegeko. Ndasaba rwose abayisilamu kubona isengesho mu rwego rurenze itegeko. Kubera iki? Kubera ko itegeko umuntu ashobora kuryica, haba hari amahitamo. Nyamara analize nk'iyi dukora iva muri imagine ijya muri symbolisation, itwereka ko isengesho atari itegeko ahubwo ari ngombwa, ni vital, necessaire, birenze kure itegeko. Bitaba ibyo ibintu byahama muri esprit, ntibigere muri nafsi, byahama biyakomeza kuba ibintu bitagaragara. Noneho iyo tubikora mu mihango nyine tuba tubigaragaza birenze nta tegeko ririmo, ahubwo niko bigomba kugenda. Ni nk'uko twavuga ko guhumeka ari itegeko, guhumeka ni ngombwa, ni vitale, nta utabikoze wapfa, nyamara si itegeko. N'isengesho naryo utarikoze waba umeze nk'uwapfuye ahagaze. Imvugo rero y'abayisilamu yo kwigisha isengesho, kwigisha ko isengesho ngo ari ryo rizabanza kubarurwa, ni ukudasesengurana ibintu mu buryo scientifique. Isengesho ni ngombwa biruta kure kuba ari itegeko. Ikindi cya gatatu gikorwa muri iyo transfer nicyo bita initiation. Initiation ni ukuvuga uburyo bw'inyigisho zigamije kwigisha ayo magambo, aho abantu benshi bo muri iyo tsinda bajya kubyiga, aho bahurira kujya kubigisha, yaba iyo ngengabitekerezo cyangwa iyo mitekerereze, bakajya kubigisha muri za initiation. Urugero ni nk'amashuri ya Qur'ani ariya nayo aba muri initiation. Icya kane nibyo bita gushushanya, sculpture cyangwa n'amashusho, ibihangano bishushanywa igitekerezo. Uyu munsi n'amafoto yashyirwa muri urwo rwego. Hano umuntu yakongeraho n'ahantu ndangamyemerere, lieu saint. Ingero nka Maka ni sembori y'Ubukristu, Vatican ni sembori y'Ubugatolika, Lourdes sembori y'ibonekerwa. Hano icyo dukwiye kumva ni uko buri tsinda ry'imyemerere rigira ahantu rifata nka sembore, nyamara iyo sembore ikaba nta kivuze kutari muri bo. Vatican si sembore ku Muyisilamu, Maka si sembore ku Muhindu, Karbala si sembore ku Musuni, etc. Icyo nakongeraho ni uko kenshi iyo abantu bajya ahantu bita sembore, kuri bo baba bagamije kuhagera nka contact physique n'aho hantu, batitaye cyane kuri dimension ya spiritualité. Ibi umuntu yabisobanuza ibyo dukunda kuvuga kenshi. Iyo abayisilamu bajya Maka baba bagiye mu mugenzo w'umutambagiro nka rite ishinzwe kubaka solidarite mu bantu. Yagombye rero kuba ishingiro ry'iryo hame hagati y'abagiye gukora hijja. Nyamara ikigaragara ni uko mu bahaji habamo itandukaniro rishingiye ku bushobozi bw'ubukungu, maze abahaji bakicamo amatsinda ashingiye ku mutungo. Murabona ko ihame rya kisilamu rya solidarite riri mu mahame shingiro rikandagirwa, ahubwo Maka hakaba umwanya wo kugaragaza ubusumbane bw'abayisilamu mu bijyanye n'umutungo, espace de manifestation de l'inégalité de la communauté, aho kuba espace d'expression de la solidarité, de la fraternité, de la communauté. Ngibyo rero muri make ibi cyo nasobanura kuri symbolisation, nerekana ko symbolisation ari transfer ivana ibintu mu bintu bitagaragara bizana kubigaragaza mu buzima bwa muntu. Inshallah tuzakomeza tuvuga n'ikintu cya mite kugira ngo abantu bagisobanure. Gusa nongeraho akantu gato ko hari umuprofeseri witwa Claude Lévi-Strauss yavuze ko yakunda kuvuga ko imaginaire ikomeye kurusha symbolisation, akari yashyira imbere yaho agaciro. Hanyuma wari umunyeshuri nawe waje kuba umwarimu witwa Maurice Godelier avuga ko Claude Lévi-Strauss yibeshye ko ahubwo symbolisation ari ikomeye, ariko warakomeza avuga ati nta mpamvu yo kubisumbanya kubera ko kimwe giherekeza ikindi, birafatanya, nta kiri imbere nta kiri inyuma, kuko imaginaire ni biri mu mutwe, symbolisation no kubigaragaza. Urumva ibiri mu mutwe birakomeye, n'ibyo ugaragaza nabyo birakomeye.
nta cyagombye gusumba ikindi. Me semborizasiyo irakomeye kubera ko tuzabona ko ari ishinga imikorere mu buzima bw'abantu.